nkunda abanyamurenge nimpaguruka ndaboneka kankomeze nicare ariko mu bintu nkundira abanyamurenge nabantu bafite umutima uri yani pure bavuga pure kintu nyine kitafite barakira iyo uri kuramya n'abanyamurenge n'ijuru murari kurura muba muri same level urabaridinga ukumva barakubakinga ukumva ugize ibihe byiza baguha courage bagutamwa amafaranga abanyamurenge ntabwo bazi guteka turabanga gute Tiumva ko namwe impamvu twe tubanga nuko tuzi ko mugira no tuburyajya iwacu tubyita amacakubiri amacakubiri mugira amacakubiri kandi iyo uri kumwe n'umurundi ntabwo uri proud nawe nk'umunyamurenge sibyo oya wakunze oya reka mbabaza uri fieri yawe hagati y'abarundi n'abanyamurenge ni bande baje bagira amacakubiri twongeye ukweli si muri abanyamurenge kubijyanye n'ibyo gushakana yangewe ikintu mbanegura rero kutambajije ikintu mbanegura oya twari turi kubyiza nyine amuretse nta byiza bitagira ibi reka mbabwire mw'abanyamurenge n'ukuntu wari waduvuze neza none ntabwo ari ikintu kibi ahubwo ni advice ngomba kubaho ibi bintu mujya mwikora ngo ntabwo mwashaka abarundi ngo ntabwo mwashakana n'indi mirara ibyo bintu ni ibiki munyereke umunyamurenge ndutubwiza hano. Subscribe to the Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Ya turabasuje mwebwe mwese mudukurikiye kuri The Rich Official. Ya nkuko mubibona rero turi kumwe n'umutumirwa wacu yitwa Prophetess. Araza kwibwira sinirwa mvuga byinshi kuri we yani nayo mpamvu twamuzanye kugira ngo tuganirize kuko ni umuntu ufite message iremereye kabisa. So turakwakiriye. Thank you. Umeze neza cyane pe ndakubona kabisa fresher ni zose ya mu mana nuko ya rero wakutangira wibwira abantu tugiye kubana nabo. Okay. Ndabasuhuje banyarwanda barundi abanyamurenge aho muri hose amazina yanjye ni Prophetess Akisa ndumuramyi nkora ivugabutumwa binyuze mu kuramya Imana no kuyihimbaza so ndumurundi kazi yego ya nkaba ndumunyamurenge w'umunyabyinshi ndo umunyamurenge w'umunyabyinshi none se kutangiye kuducanga uvuze ko uri umurundi kazi kandi nuko nkunda so ndakunda abanyamurenge special none abanyabyinshi special abanyabyinshi pe abanyabyinshi ndo umurundi w'umunyabyinshi uri umuhiga w'umurundi rero niba umunyabyinshi w'umurundi abaho niba atabaho I don't care about nge narakiremeye ndo umunyabyinshi w'umurundi none mu banyabyinshi hari handi mazu hari nk'abagigi hari abahizi hari ni menshi so sinziga rero aho wewe ibyo bindi by'abagigi ntajya ndamenya igikuru nuko ndi umunyabyinshi tu w'umurundi yes ni nkaho ukunda abanyamurenge cyane ndabakunda cyane pe yes nabana beza ubwo neza nibo tugiye kuganira sure exactly neza unyinjije I say hi to banyamurenge abumva nyine yani ururimi rwose uzi kinyamurenge se cyangwa ya uziko sahi najua kuna wa Burundi wananifuatilia baraza kukugira comment bavuge none se kusiga uvuga ikinyamurenge nturanye nabo wabanye nabe yani mbana nabo nturanye nabo sengana nabo ndirimbana nabo antuka none ngiye kugwa test ngiye ikizami umbwira amagambo atanu y'ikinyamurenge atanu yonye umwenda hajya si ikinyamurenge oya kero uravyisha umwenda ni ikinyarwanda hari umwenda ganyine ni umwenda w'umwambaro ariko mu yewe ndabyibutse hari umuneke umuneke ni bisanzwe nyine ariko naco najyo ni kuko iwacu mu Kirundi ni umuhwi umuneke ni ikinyarwanda mu kinyamurenge ni gute umuneke nyine na sasa ariko nje nakubajije umwenda si ni nguo hapana nguo ni Kiswahili
oya umbajije iby'amagambo we ariko ubutaha nzabyiga. Kubwire umwenda ni ihuzu yes ihuzu yanje ihuzu yanje ihuzu yanje yes inkweto inkweto ni ikirato yes najyo ni ikinyamurenge sibyo inkweto urukweto iryo ni irya mbere. Irya kabiri mbwirije nakubwiye atanu. Irya kabiri umusatsi. Ayi wewe nje si ikinyamurenge umusatsi bebasha amata bayita gute? Amata n'amata so ntacu reka ubutanzagenda cyangwa nje nkubaze yes nkoresheje ijambo ry'ikinyamurenge turamukanya gute mu kinyamurenge? Muramukanya gute? Oya kuramukanya muraho wa ndavyo ntakibazo muraho wa mwari mugumye mwari muraho ndakwakumurara wacu mwari muraho ni yambu ni ikirundi nombona ujase ariko ubutaha I promise ubutaha okay iby'amazina wenda ntabyo nzi ariko about vingine na jaribu ariko nta kibazo ntugira ikibazo turakomeza twakira mwacu mu muryango w'abanyazinshi nukuri pe niba waje utugana ntago twagusubiza kandi mugomba kunyigisha nkabimenya yes iminsi myinshi yes long time ndabona umeze neza okay usigaye wambara ibintu bihenze ari muri rero ngo nta buzima ntago ufite sinabaho baririmba gute ntunde kure mana we ntago ufite nta buzima sinabaho iyi freshere mfite ni kubera Imana nindayirekura uzareba ishati nk'ishati ni 100 oya nukuri nta 100 aka ngaka wakabona no kuri 500 mwisoko inyaguhiya uyimbe oya ntabwo nayiguha nyene ariko naga ngiye njarambara imyenda ihenze pe yagusa nuko nyene njya mberwa kubera kuberewe ni umuntu yavuye ngo wambaye nk'ishati 200 no kuri pe nuko amavyakira kuko sindagera muri iyo level pe ndacyari hasi abanyamurenge tujya duca bugufi ntabwo tujya twiyinua kubera kuri prophetess yes nari nkubaje ngo amakuru y'iminsi okay amakuru ni meza turaho turashima Imana ni ibiki biguhugije muri iyi minsi uri kwitaho sofa ko for now ibintu bitumye mba busy ni umurimo w'Imana kuri eglise ibikorwa vy'Imana muri departement zitandukanye ndetse na business ama business woman so ndafise kabiashara nuko mvuga ngo kabiashara ndafise biashara ikomeye uraza kuyamamaza mukanya so rero ni ibyo bikorwa bibiri bingize bize umurimo w'Imana no gushaka life yes tugaruke rero mu kiganiro nyirizina nk'umuntu utazi ijambo prophetess we niba ntibeshe ni igifaransa prophetess I think ni Faransa ni kizungu nyene wadusobanura wenda nk'umuntu utabasha kuryumva iryo jambo neza prophetess bishatse kuvuga iki prophetess bishatse kuvuga iki ngewe ndakunda ijambo ry'Imana kubera ko riri muri Bibiliya yes iryo jambo riri muri Bibiliya ugiye mu gitabo ca Yeremiya 1:5 urafata Bibiliya yawe ndeye ikinyarwanda canke ikinyamurenge Jeremiah 5:1 verse 5 yes ijambo ry'Imana riravuga ngo before I formed in the belly I knew thee and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee and I ordained thee a prophet unto the nations kabla sijakumba ntarakubumba utarabura urusoro mu nda ya mama nari inkunzi nakugize kuba umuhanuzi w'amahanga so rero iryo jambo prophet ntabwo ari njyo niyise ahubwo nuko ntari bwasobanukirwe uhondiwe nararebye muri kandi reka nkubwire uyu murimo w'Imana ugira ministere zitandukanye hariho apostle hariho pastor hariho ni ministries 5 ni ministries 5 so rero ngewe muri izo ministere 5 aho nabonye by'ukuri aho natahuye mbona ko nkwiriye kuba
ego ni muri prophetess kubera ko ico ngico Imana yarabitubwiye neza ngo turi abahanuzi b'amahanga utibagira ko Imana yafashe Ezekiel mutwara ahantu hari amagufa yumye ntambwira ngo se wahanurira yes wahanurira no magufa iyo Ezekiel ajya kwisobanukirwa uwariwe ntabwo yari kubaza Imana ngo se ndabishobora yari guhita bikora ariko I think nawe iri jambo ntihari bwarisobanukirwa kubera ko iyo umaze gusobanukirwa ufite imbaraga zo guprofesinga ku kintu cyose kikaba bitewe no kwizera gufite n'ijambo riri muri wewe so rero ngewe ntabwo ndi propheteze ngo mbwira abantu ibyabo oya ahubwo ngewe ndi propheteze wa kuamlisha wo gutegeka ibintu bikaba kuko nagiye mbikora ku buzima bwanjye bikaba nagiye mbikora kubo tuvukana kubo dukorana bikaba kandi nkabicisha mu kuririmba ntabwo ngiye mbicisha muri rabazi kata tretra uhanura nyine ngo were ku muntu oya pe oya iyo revo ntondageraho ngewe ariko nabwije nta kibazo no ntabwo mbikunda pe ntabwo mbikunda nabwiye Imana ngo ndumuramyi rero ndagomba ngo indirimbo nzajya nkora zarizo zibubuhanuzi arizo zibubuhanuzi ku bantu zihanurira imitima y'abantu zigendera ubuzima bw'abantu yes so ni ryari wa realizing ko ufite iyo mpano yo kuba prophetess sikera sikera ni vuba cyane kubera ko kuririmba ko nari nsanzwe ndirimba wenda sometime naravuga ijambo ry'Imana ariko vuba cyane niyo ngiye kubimenya nkavuga ngo buriya iyo njya kwimenya uwo ndiwe mba ndi ku rundi rwego yes rero ndabimenye vuba cyane ntarirarenga tu you are still ahubwo nico gihe cy'Imana kubera ko wenda nari kubimenya mbere nkabipfisha ubusa cyangwa simenye uko byintwaramo ariko ubu ngubu Imana yarantoje Imana yampaye ijambo Imana yanyeretse uko mbikora so rero ndabirimo neza yes ya uwo rero ni Akisa prophetess tugiye kubana reka tutarambiranye rero duhita twinjira mu kiganiro nyirizina yes ya Akisa hano muri Kenya hamaze igihe kingana gute so hano naje 2018 I think sasa ni imyaka 6 ngiye mu myaka 6 ndi hano muri Kenya ya dutangire watubwiye ko uri umurundi kazi yes abarundi mu inshamaki n'abantu bameze gute abarundi n'abana beza abarundi n'abantu bari joli ahantu hose hari umurundi ibintu ntivyononekara abarundi n'abantu bari bafite responsabilité abarundi n'abantu bagira urukundo abarundi n'abantu basabana n'abandi abarundi n'abana beza vraiment n'abana beza uretse yuko nta muntu ubura kanenge ariko abarundi n'abana nose nawe nubibona nose namwe ni muri kubibona muri comment barakoma babivuga kandi niba hari n'abantu babi nyine wenda oya nta muntu mubi ubaho ahubwo bitegwa n'ingeso ze nizo zimugaragaza uwariwe ariko ubundi Imana yaturemye mu ishusho yayo turi abantu beza ni twebwe tugenda tugahindura ibitekerezo yes hama rero umaze kugera hano muri Kenya wagiye ubana wenda n'amoko menshi atandukanye abanyagihugu uzi ko bagira tribes nyinshi hama none uza guhurirana n'ubundi bwoko none bwitwa abanyamurenge abanyamunyamu ndabaku ako nagasirino kanje naco gatwaye uvuga abanyamurenge kabisa arenze ngo uravuga ngo abanyamurenge tware guhita tuzimya mikrofone abanyamurenge kabisa ya waje rero kubana nabo turagira ngo duhe kubana nabo kwabo ni ubazi gute mu inshamaki umunyamurenge ni umuntu ki sinshobora kubavuga deep uko muri kubera ko sindabazi cyane ariko uko nababonye umunyamurenge iyo agukunze abagukunze iyo tu umunyamurenge iyo agukunze kandi agomba kukuryagera kujyajya yani ngenda nkunda ukuntu bateye kubera ko nta bintu byo kwigirisha bagira amani ibintu ari byiza ni byiza atari byiza ntabwo ari byiza urebe niyo turi mu giterane turi twagiye mu gutarama iyo umuhaye ki atari yakubwirira kuri madaba umva zamu ako kanya kugira ngo umwicire mu service nyine ko service arakubwira ngo bikora uko niko ngomba ko bigenda so nabantu bari street bari straight nta bintu byo kugira kandi ntabwo bagira batwara ibintu bagira inzigo y'inzikira so rero abanyamurenge vraiment jewe mbanye nabo igihe kitari gito so nabana beza
ikindi naco iyo agukunze aragukunda kandi umunyamurenge akiamua kukusupport anakusupport. Hari akantu bagira nyene kabo ko gusapotingana hagati yabo pe kandi yes bitavuze yuko badashobora gufasha undi muntu ahubwo kugira ngo bagufashe wowe kuri bo ubitwaraho gute yes ubanye nabo gute bana kujya mugenda mukavuga amagambo ngo abanyamurenge n'abantu babi ngo nabana babi oya sha wowe ubabaniye gute uturanye uturanye nabo gute ko ngewe abo duturanye abo ngewe n'itorero ryanjye bishop mukuru n'umunyamurenge uretse ko musi yiwe hari abanyagihugu natwe bw'abarundi ariko sha waretse kubera ko nintangura kuvuga ku banyamurenge uratuma ntangura kugira ama emotion ko nge nigeze kugenda ahantu mu giterane I think ni Kasarani Kamasiyo Kasarani ngenda mu gitaramo ico gihe hari ukuntu ubuzima nari nkubititse ukuntu nafite ifaranga ndabwira Imana ngo barambaza ngo uraza turakwa appreciate ngandambye ati no nge ntabwo njya nsaba amafaranga mureke nze nkora umurimo w'Imana ariko ndagenda hasi ndabwira Imana ngo muri yangabire wampa muri bwa buzima wama ngiye kuririmba yivugire yonyene ukora umurimo. Let me tell you my brother naragiye kandi ikintu nkunda abanyamurenge nimpaguruka ndaboneka kankomeze nicaye ariko mu bintu nkundira abanyamurenge n'abantu bafite umutima uri yani pure bavuga pure bari kintu nyine kitafite barakira iyo uri kuramya n'abanyamurenge n'ijuru murari kurura muba muri same level urabaridinga ukumva barakubakinga ukumva ugize ibihe byiza baguha courage bagutamwa amafaranga njewe naragiye kuririmba aho hantu bantamye ifaranga Dr Bea ahari Imana imuhumugisha umucuraranzi Dr Bea hariya narinzi ko ataranashaka buryo nsanga atarashaka nyene hari ukuntu nyene nakubwira ngo ndi umunyabyinshi nyene turabukuru tubiherera ariko lebiteri umuherinki pe Dr Bea Imana iguhumugisha ni umucuraranzi mwiza yaracuranze arabwira abantu uyu mwana tumuhesha umugisha ngambye natahanye ifaranga byari byo jya mbere ndi ifaranga z'abanyamurenge naratashe ndazirya wumva ko nyine uziriye yes numva rero nkunda abanyamurenge kubera iki ntibamenyera Imana so ntibamenyera Imana ibijanye no kubana n'abantu naho basi ukuntu bibereyeho nibo n'ubuzima bwabo nta bintu birefu ya nuko no bavuga nkingo zabo ingo gute kubana n'urugero niba narashatse aya ngewe ikintu mbanegura rero kutambajije ikintu mbanegura oya twari turi kubyiza nyine byabo uretse nta byiza bitagira ibi reka mbabwire mw'abanyamurenge n'ukuntu wari waduvuze neza none ntabwo ari ikintu kibi ahubwo ni advice ngomba kubaho ibi bintu mujya mwikora ngo ntabwo mwashaka abarundi ngo ntabwo mwashaka n'indi mirara ibyo bintu ni ibiki munyereke umunyamurenge ndutubwiza hano suko abanyamurenga bo muri ndabasuza ariko ibi bintu bijya bitubangamira kubera ko hari abatipe b'abanyamurenge usanga ari umunyamurenge akakubwira ngo nanjye nagukunze ariko kubera ko imirara ngo tudashakana n'abantu iyo niyo defo gusa nukuri pe iyo niyo defo kandi ntabwo ari biri kuza ubu ngubu wenda bariko barabadevelope ariko nubwo ngiye twabana n'umunyamurenge sinamwizera 50 namuha 30% yonyine kubera ko mbanzi yuko anytime tukikosana naweza sema iyo nduma nshaka umunyagigi w'iwacu namba ari umunyagigi na then umugigi w'iwacu so rero ako kantu pe muzagakosore kubera ko hari abantu hano tubabaye hari abarundi kazi bari aho hanze hari abakongomani bakonza cyangwa gasanga umukobwa w'umunyamurenge yakunze umutipe w'umurundi ariko hana otherwise je hari umucuti wanje mani bakundanye igihe kirekire ariko iwabo w'umukobwa baramwanga ngo umutipe ngo ni umurundi Ivotu ari umukristo karakteri zose ari umutipe mwiza yatunga uwo mukobwa Imana yanjye ariko arambwira ngo umuco wacu kandi ntabwo twabibahora ni nkuko muri Nigeria bagira imico yabo ni nkuko natwe i Burundi hari ibintu bivuga ngo ntabwo umuhutu ntabwo warongora umututsi so ibyo bintu bibaho ariko nk'abakristo
ntabwo twari dukwiye gukora ibyo bintu. Urukundo murureke man, urukundo ntabwo rugira irangi y'umunyamurenge, ntabwo kubera ko hari abanyamurenge babanye bavana bakagwana, hari abarundi babanye ari abarundi ku barundi babanye nabi, ariko gasanga n'umurundi n'umunyarwanda bibaniye neza, umunyamurenge n'umukongomani bituraniye neza. Nge umva mbonye umutipe w'umunyamurenge avuga ngo nagukunze nagushimye ndashaka ko tubana, umva ahubwo nirukanga nkabwira mama ati inka ziraje ma, inka ninka tubace zinga ico nzi ico inka murazitanga pe. So rero ngewe I think ntabwo na amahitamo y'umuntu niyo meza kuruta amahitamo y'ababyeyi. Ubu ngubu uzaye nk'umwana w'umukobwa agakundana n'umuhungu w'umunyamurenge, ti wo kwiruka uvuga ngo oya man, uzi impamvu ntavuga kubera mapenzi, urukundo ntabwo rugira ibintu by'imirara, kubera ko niyo umushatse mukabana mu rugo igikombe muzariraho man ntabwo yanditseho umunyabyinshi ngo ni umurundi ngo ni umukongomani, igitanda muzaryamaho wenda cyakozwe n'umurundi cyangwa cyakozwe n'umundi muntu. None se kweki mutajya muga tereka twikorera ibitanda byacu by'abanyamurenge bifite forume y'abanyamurenge, cyangwa se iyo mugiye hariya mu cyumba mwakoze mariage, eske biriya bintu byanyu mujya muba murimo hari ahantu byanditse ngo bingo ni iby'abanyamurenge? Haraho naho amapenzi, urukundo n'urukundo. So rero icyo nicyo kintu gusa, ntabwo ari defo ariko nta nubwo ari karite, ariko muzarabe mureke twishakanire hagati yacu, bantu bakundane, bakunda umukobwa akunda umuhungu, mubakane bagire azuranga azagapfa kuba wenda bakije. Yes, afasha umwana wanyu neza, ikibi no kumufata nabi akamuturubika ntamyiteho, ariko niba amyitayeho mubareke. Ariko ubundi muri abana atari ako kantu gusa, ubundi nyene hari ukuntu muri abana beza, hari ukuntu muri abana beza, ariko hageze kuri ako ngaho ndabatenga akariko kica ibintu nyine, ako niko kica kagabapungu y'amanota nyine. Hari abantu hano turimo kugwara imitima, tujye tubona abatipe b'abanyamurenge tukabifuza bikazarangirira mu kwifuza, ahubwo bikazarangira dukoze n'ibyaha, kubera ko ababyeyi muri gushaka dukora ibyaha mutureke. Ese na Kabeninde Bea yaragucitse. Ariko nubwo yancitse afite barumunabe. Soko se. Afite barumunabe cyangwa muvuga barumunabe? Ni barumunabe. Oya Bea nyene ngewe namukunze ko ari umucuraranzi akorera Imana. Kimapenzi nabyo ntago nari kwiya pressure kubera ko nari nzi ko nubundi ntago byavamo. Ngewe ikintu ndakigendana ntago byavamo man. Nawe n'uburi seriye ugomba gukunda umuntu ukavuga ati ugakikisha ko ntago byavamo. Iyo aho ugiye kugwa mu cyaha nukuri. Wumva kera gwawiciye wiyimye amahirwe kandi nta mahirwe nimwe mwarayatwambuye, abanyamurenge mwatwambuye amahirwe yo gukunda abasore banyu, namwe mwambuye amahirwe yo abana banyu bo gukunda abarundi. Afite umurundi ariko nibyajya ari se 2000 uyo nikimwona hata naweza mwambia congratulations, uyo ni umugabo reka mbabwire abatipe b'abanyamurenge ibintu byo kuvuga ngo imirara n'ibikimubireke Imana mubivemo, muze twikundanire turongorane dushakane, kubera ko hari uzajya kuba ntabwo uzajyana na mama wawe cyangwa na papa wawe, nta nubwo ari wazaza kugusasira igitanda, nta nubwo ari wazaza kugutekera ibiryo. Uzi umurundi ngene usanga azi guteka, abanyamurenge ntabwo bazi guteka. Turabanga gute Tiumva ko namwe impamvu twe tubanga nuko tuzi ko mugira no tuburyajya na iwacu tubyeta amacakubiri, amacakubiri mugira amacakubiri, kandi iyo uri kumwe n'umurundi ntabwo uri proud nawe nk'umunyamurenge, sibyo? Oya wakunze oya reka mbabaza uri fieri yawe hagati y'abarundi n'abanyamurenge ni bande bajya bagira amacakubiri twongeye ukweli simuri abanyamurenge kubijyanye n'ibyo gushakana, kubijyanye n'ibyo gushakana, kubera ko njewega nimvuga urumva ko nyine ndi umunyamurenge ayiwe wowe wanyaprocinga wakunze nagukunze nako nabonye umunyamurenge noneho yemera abarundi oya n'abandi nuko gusa nyine ka kantu kuvuga ngo famille byakira gute. Yes, ikibazo cy'amafamille man, famille uzabyara ugira abawe urekane n'iriya yahari, ariko urumva tugomba kubahiriza ababyeyi n'amafamille.
ibaze sha Karine yes uwo ni umurundi hari Ariko ijambo ntaco. wari uvuze ngo abanyamurenge ngo ntituzi guteka shora Imana yari yaraguhaye uri abura bibiri zivuga ngo iyo ubuze ubwenge ngo ndakurgira gute ndakureka nyine nawe wabuze ubwenge yes abanyamurenge ntabwo bazi guteka man kandi ni gute uvuga ko mutansabira abanyamurenge batazi ni ukuri indya z'abanyamurenge bari rojorojo abanyamurenge bo muri ndabasuhuje uretse abanyamurenge bari develope ariko pe abanyamurenge ntabwo muzi guteka iki ngiyani gutegura ibiryo biri yes imboga abanyamurenge nta care let me tell you the truth abagore b'abanyamurenge apana abagore b'abanyamurenge ntabwo bari care ntabwo bari attention then hari ukuntu twebwe abarundi kazi iyo ufite umugabo ugomba kumutekera neza ukamugaburira utuntu turi special akomwege muratwameza ku mata turasomeza ubugari dusomeze twame turi mu gusomeza niba ari gusomera gusomera ako twebwe ujye umutegura udufiriti ejo yajya udufiriti amata apana turanywa amata ariko nta byo gusomera kandi gusomera si bibi no simvuze ko gusomera ari bibi ako shaze kuvuga iki abanyamurenge ntabwo bazi guha care table reka ndabyite ngo care table affection si yo mu guteka man ko muravanga iyo utetse ukabishyira ku meza ugomba guha affection umugabo wawe kuko n'umugabo aza agira affection yo kurya bitewe n'ibiryo none se uzamugaburira ubugari saa sita abusomeze na nijoro umwongere asomeze biterwa n'iposho mani muzajya muturamanga ariko vraiment nibige guteka ego oya tuvugishwe n'ukuri pe njyewe maze kuja mu mago y'abanyamurenge ubu buryo wenda batazi urumva hari taste y'ibiryo uba ukeneye wowe ukumva cyangwa se usanzwe umenyereye so niba bavuga rero ngo ntituze guteka ntibafate muri sanse mbi oya yes gutegura utuntu nk'uko wateka like tuvuge ibishimbo ukuntu ubikaranga ushyiramo ibyo birungo yani kumva nyine taste uburyohe bw'ibyo uko bumeze ubwongo ariko si tuvuze ngo ntimuzi guteka nyine ni igikorwa kiri general haba naje nteka ariko noneho yo taste y'izo gutegura utuntu ikindi kandi care my friend care naje ikintu ntayo bagira abanyamurenge ndabasuhuje nta care mugira reka noneho nibyo guteka haba none care nyine care yo romantic kuba romantic love romantic kabisa turi inyuma reka tanga message ku banyamurenge reka mbabwire sha umurundi iyo ni part 2 tuzaza ariko reka mbavugeho gato sibyo let me tell you si ukuvuga ngo ni umugore washatse gusa nawe uri muri fiançailles sibyo ariko cyane cyane ku bantu bamaze nyene kubigera muri ibyo biko nukuri ugomba kuba romantic bero kuko njya mbona kandi ikindi naco abanyamurenge ntibirekura mani uwezi yanzi ya mande ukiva kitenge guhera ku wa mbere wambaye igitenge kuwashatse cyangwa kutarasha atari ubu ngubu basirimutse abana ubu ngubu abana basirimutse b'abanyamurenge ariko niyo ashatse ajya yibagi umugabo akagutegeka kwambara namwe abagabo b'abanyamurenge mujye mureka kugutegeka abagore banyu kwambara ibitenge hama mwarangiza mufite abagore mu mazu mukaza gushaka abarundi kazi biyambariye neza no bareke abagore babagire freedom kwambara bitewe n'umuco ibyo bintu by'umuco mani none se uzahera ku wa mbere wambaye igitenge kwa kabiri ugiye guhaha ni igitenge ugiye muri douche wakenyeye igitenge nubu twahura n'umuntu waje guhaha hano gitengera yakubise mwibaya ni igitenge uzi impamvu abazi ko aho ushobora guhura na sebo none se sebo ko bivuze iki se ko nambaye ipantaro ndahenye ambara kijanye nyine none se basi ntabwo ambara agakanzu keza utambaye ibitenge ngo bavanze ibintu turi kuvuga ku munyamurenge none se wose umunyamurenge imico y'umunyamurenge niyoga n'imico iyo turi kuvuga ku myambarire garero ubwo we kurazanaga revolution y'uburyo umugore w'umunyamurenge agomba kwambara turi muri romantic turi muri love romantic ni gute ushobora guha care umugabo wawe affection ntabwo ushobora kuguha affection umva mani ni wambara ibitenge sibyo nuri mu wawe mu nzu yawe no mu mazu yabo mani bajya no kuryama ahubwo ndakeka muryamana ibitenge ariko icyo mani muri romantic
mudatuma bano bagabo banyu bazaranira panaro yandakeka bararanira uzi romantic nje numva ukuntu yagira imagine uzukora ubukwe mukajya muri honeymoon wa munsi nyine then before nyuma noneho yiyo honeymoon azagenda akabo mu nzu wakora ishano ujye umusohokana kuri bonane cyangwa by the way kweka abanyamurenge badakunda gusohoka then enjoy life out ni ebana ni ngewe unzanira kabida maritira 5 y'amata yonyine sasifu abayumva ebana nasembe ibiro 25 ni ntoryi ni sombe yana aho umugore w'umunyamurenge ntazava mu rugo azatuza bwa uniyo mugabo ariko you need to go out with your man ukaryoherwa n'abana kubera ko hari ubuzima abana babona hanze bakaza kubikubwira wewe ugasanga wowe ntibiri muri mind yawe ugatangora gukemera abana ngo ibikini muzatuma tujya mu ngeso zitari nziza kubera ko hari ibyo dukenera mu mirara yacu bitare kuriwe kandi tugomba kubahiriza imirara nge ntabwo njya ntesha agaciro imirara cyangwe ari imirara imico yes imico sorry ntabwo njya ntesha agaciro imico tugomba kubaha imico ariko kando niyo mico turagomba kuba mu buzima buri under gato imico aya wowe uri kunjana mu mapenzi mani uri kumva ibintu ari kunjanamwo umva ukuntu ugomba guha affection umugabo reka nkubwire umugabo ni nk'umwana sibyo abagabo ubundi nta bibazo bigirira umugabo ni wa muntu gusa agomba respect kubera ko n'ijambo ry'Imana ngo abagore mwubahe abagabo kubera ko urukundo abagabo bararuremanywe ruri muri bo ahubwo nitwe tugomba turuprovoka gute ni kwa kumwubaha ni kwa kumutegurira ibintu byiza man umugabo ntakagukoreho abanyamurenge ahubwo tuzakora kino kiganiro batubwire ko hari abanyamurenge iyo bageze no mu gitanda bavuga ngo ngiye n'unkoreho yes hari ababikubwiye yes okay niba hari rero reka mbabwize ukuri abanyamurenge barakunda kubyara ariko about love tuzabikora ubutaha ariko mugomba kuba romantic ubundi abanyamurenge ni ukuri muri abana beza mubanira neza abantu jewe ndabazi niyo mpamvu hari undi ashobora kuvuga abanyamurenge uzavuga umuntu wabanye nawe okay waturanye nawe niba harakugiriye nabi uzabivuge ariko niba umuntu atarakugirira nabi ukajya uvuga ngo bariya n'abantu babi stop it kako nawe ntabwo uri perfect ushobora kuba uri umurundi ariko ntabwo uri umurundi uri perfect abarundi bose si beza kandi abarundi bose si babi so rero n'abanyamurenge si bose babi kandi si bose beza ariko muri rusange ni ukuri pe abanyamurenge kandi bajya bagenda bakibera ahantu habo ntabwo baba bashaka ibintu byo amakimbirane n'amakimbirane ntabwo bashaka batuma bagenda bagafata agasagara kabo ahantu bakiyubakira agasagara kabo kugira ngo bafite ibikomere man abanyamurenge aho muri hose pole sana nge nanze pole man ku banyamurenge nanze pole kubera ko bagira ibikomere bya genocide ibikomere by'intambara so rero n'abantu yes n'abantu rero bitahura ntabwo bagomba gusubira mu bikomere that's why baramye Imana ku rwego rwo hejuru kwera batawuyeho Imana yabakuye no mpamvu atagira n'ibibazo n'abantu tukiri aho ngaho mu bijyanye no kuramya Imana se cyangwa se kuvuga ivugabutumwa nyine nk'uko nawe ubivuga ni iki wabigiyeho imiririmbire imibwirize yo kuvuga ijambo ry'Imana amanyamurenge iyo ari kubwiriza cyangwa se iyo ari kuririmba uba wumva abirimo neza cyangwa nyine nawe si yavaho ijuru rikavaho twagita mwereka ukuntu abanyamurenge bajya baramya Imana sha biri deep manukaho gato abanyamurenge umwana ndamukunda ni umuramyi wo mu Rwanda kavaho haza muremera isi y'amasezerano nawe isi yavaho ijuru rikavaho haza muremera isi y'amasezerano nawe isi yavaho
ijuru rikavaho haza muremera isi y'amasezerano hariko naririmba no kuvaho nka jahehandi niwe ufise amagambo meza amagambo meza yobo niwe ufise amagambo meza amagambo meza rero iyo umunyamurenge ari kuramya Imana hari ukuntu abanyamurenge bavuga Imana hari ukuntu umunyamurenge avuga Imana ukayumva ukumva ubureme ni nk'aba aba South Africa hari ukuntu umuntu avuga Imana ukavuga ati uriya muntu bazinanye n'Imana ni mushiki w'Imana azi no mu cumba h'Imana haryama ukumva umuntu ari kuvuga ubukuru bw'Imana ni umuntu muturanye mw'isi ariko ukumva no muri prot ukumva uburyo ariko aradefinisa Imana ukumva uburyo ari kuramya Imana oh my god ugafashwa rero abanyamurenge ngewe baramfasha kubijyanye n'ubukristo kabisa bari ubukristo ntabwo umukristo niwe yimenya ariko kukijyanye n'ikintu cyo baratawe ibanga ryo kuramya Imana baratawe ibanga ryo guhimbaza Imana iyo bari kuyiramya iyo bari guhimbaza Imana urabona ko babigize ubuzima abantu benshi turi kuba mu bintu ariko nitwabigize ubuzima ariko iyo ufashe bijya bintu ukabigira ubuzima Imana ibaho umugisha abanyamurenge ariko mufasha abantu benshi uravye n'indirimbo ziriko ziratrendinga ku trendinga haba mu Rwanda haba he harimo kuboko kw'abanyamurenge hari abaramyi je nibaza yuko ufasha abanyarwanda n'abanyamurenge biratandukanye kubijanye no kuramya Imana abanyamurenge muraramya abanyamurenge muha agaciro Imana yanyu sinzi ko Imana yanyu ariyo yacu ntavyo nzi ariko nanje usigaye meze Imana ni imwe ariko nibaza ko aho dutandukaniye ni uburyo tuyihabwa kuyihabwa wayihawe gute iyo Mana muri wowe wayakiriye gute kubera ko iyo yakiriye by'ukuri ukanyugwa nayo irakwishura kubyo niyo uri kurayivuka ibwira ati oh I love you so much ndagukunda Mana umva ubiririmba wumva ko biri deep hako hari undi yafata iririmba akayiririmba bisanzwe ukabona nta nubwo iri kumufasha ukabona n'ibyo ari kuririmba nta sobanukiwe ariko Imana ihumugisha abaramyi b'abanyamurenge bahagurutse muri kino gihe kubera ko bari kudushira ku rundi rwego bari kuduhamagarira natwe ngewe impamvu ndi kuramya cyane muri kino gihe nuko nabonye ko hari abantu bari imbere yanjye bari kubikora kandi ibyo bari gukora nanjye Imana yarabimpaye muri njye ako sindahishurirwa uburyo ngomba kubikora so rero big up sana Imana ibaho umugisha vuba abanyamurenge rero tugana ku musozo turagushimiye cyane cyane kabisa message nziza cyangwa se ikiganiro cyiza hari igihe wenda umuntu ajya avuga ngo abarundi n'abanyamurenge ugasanga wenda oya natandukaniro pe cyane rero ugasanga wenda umuntu nkanjye nk'umunyamurenge akabata se nk'ubu abarundi bajya bafata gute se tubanye gute babibona gute ariko byibura iyo shusho duhaye hari aho nyine natwe twumva aho turi kandi niba hari ibigomba gukosorwa abazakurikira kino kiganiro mwumvishije ko hari ibyo nyine navyo bantu kariya kantu kweri mugakosore kariya kantu ko gutuma ibana tutarongorana kariya kantu mugakosore mwige no guteka keya affection man mufite abatipe uziko abatipe b'abanyamurenge ari ababoga man sana ni barebare cyangwa ndabatipe bafite mu maso hari bana bafite amasura nk'ay'abakongomani ama metero zitanu abatipe b'abanyamurenge abari beza so kandi abatipe b'abanyamurenge n'ukuri baba batuje wenda nyine bagira utundi tugeso turi deep indani ariko iyo kandi rero man bambara neza vraiment
abatipe b'abanyamurenge barambara neza urabona uyu muntu murambara neza kandi mwambara ibintu biri expensive mwambara ibintu bisukuye mwambara ibintu bigoroye mutandukanye n'abakobwa banyu aho ngaho muratandukanye nukuri pe abatipe b'abanyamurenge baba bambaye neza niyo bari cyane niyo bari mwikanisa ububona ati nabantu biyubasha nabantu mugende mwisubire abakobwa mwisubireho mwidressinge ibintu byo gushiramwo amadred akazamara imyaka 3 manyu uzajya kunukira umuhungu yambaye costume mwisubireho atari uko abarundi turabazamo mubigishe mubaye challenge apana ngo turabigisha turaza dushakwe n'abatipe b'abanyamurenge muzatwigira bazabigiraho nyine muzatwigiraho mutagifite ayo ama opportunity so rero abatipe b'abanyamurenge vraiment mwirwaneho abakobwa muhindura atari uko ndaje mbazane n'abandi barundi kazi twirongoregwe n'abanyamurenge kabisa yes me ijambo rimwe dusoza thank you guys support this channel The Rich Official TV kabisa yes mumu supporting ntiyagitangura gukora ntiyagitangira amaze igihe akora ariko nyine iyi area ni hano so rero tugomba kwagura then The Rich Official igere kure igere mu mahanga igere mu Burundi urana kwitangiye kwakira abantu batandukanye kandi ugende utubwire n'abarundi baze bisanzure ujye uvuga view yawe nta muntu ntituvuga ngo n'ubwoko runaka gusa no buri muntu wese ari accessible kuvuga ngo abe yaze atanga ikiganiro yatanga inama ze atanga uko byumva you are welcomed so guys support this channel The Rich Official TV kora subscribe share comment you know the way u commentinga biha courage nyene cyane akamenya uburyo ashobora gukora ibiganiro mugomba mukambye dukene bino biganiro dukene bano bantu birafasha so rero tumubere backup kandi umuntu wese wumva ofisi kinoshikiriza ibintu bifasha abantu we are not here for joking no ibintu ushobora gufasha abantu ibintu ushobora guteza imbere ino channel ikagura kore ejo twisange turi mu bihumbi jana by'aba subscribe ejo dutangure kuronka ibintu nyene amamiliyoni amahera ni ngombwa turayafise kubera ko na nyene channel yafise so guys rero support this channel The Rich Official TV mukore subscribe nibagira no kubabwira mugende kuri Prophetess Akisa kora subscribe kandi mufyonde mukande nsigamenya n'ikirundi mufyonde mukande vuba cyane ndabazanira ibikorwa vyiza kandi nkuko mwabonye abo turi kumwe tugenda turafashanya so Imana ibahezagire abanyamurenge aho muri ndabakunda mwumvise umurara wanje ntuzanyibesheho ngewe ndi umunyabyinshi mwiza w'umurundi nge ntabwo naba sister wawe ntabwo naba sister wawe kubera ko twiyamirije tabia z'abakobwa b'abanyamurenge nibahinduka nzaba sister wawe ariko for now ndi umurundi w'umunyabyinshi so abanyamurenge over the world aho muri US Africa Europe so support this channel kugira ngo umunyamurenge w'iwacu akomeze kuzamura ibendera mu gihugu ca Kenya thank you so much turagushimiye cyane Akisa ku mwanya wacu waduhaye tunashimira n'aba viewers kuba mwaduhaye umwanya yo kutwatchinga kandi mukumva iyi message so ibiganiro rero naho butaha tuzagaruka mugiye kutubona inshuro nyinshi cyane bizifatika birebire cyane so mugira amahoro y'Imana turi kumwe bye bye